munsi tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu ni umunsi wahariwe ibikorwa byo kwibagirwa ugatekereza ku bandi, umunsi wahariwe kureka ubugugu n'ubwikubire n'ubwikunde bwose wagira ugatekereza no ku bandi bantu baba muhura, abo muturanye, abo mubana bya hafi, abo mukorana, by'umwihariko abakeneye ubufasha kurusha abandi. Uyu munsi witwa umunsi w'umusamariya mwiza cyangwa se umunsi w'umusamaritani mwiza bitewe n'uko babivuga. Uyu ngo ni umunsi wo kugaragaza ubuntu no kugaragaza ibikorwa by'urukundo ku bandi bantu. Iyi mvugo y'umusamariya mwiza cyangwa se umusamaritani mwiza ni imvugo ikomoka ku mugani waciwe na Yesu Kristo muri Bibiliya nk'uko byanditswe mu Ivanjili ya Luka ibice 10 umurongo wa 30 kugera kwa 37, aho Yesu yabazaga umuvandimwe wa nyawo ari we. Aha yakomezaga ku nkuru y'umuntu wamburiwe ndetse anakubitirwa mu nzira iva Yerusalemu igana Yeriko. Uyu munsi ni umunsi wo kwizihiza abantu bitwara neza ko bazi ndetse nabo batazi, abantu bagaragaza urukundo ku bantu badashoboye by'umwihariko cyangwa se bakeneye ubufasha bwihariye, ngo barashoboka ko wenda udafite byinshi byafasha umuntu ariko byibura ngo n'ijambo ryiza ku munsi nk'uyu ryagira umumaro. Abantu benshi ngo usanga bihugiraho iyi si y'ikoranabuhanga yo yarabyangije burundu, usanga rero ngaho kugira umuntu atabara undi yaba uri mu bibazo ugize impanuka, ahubwo ashishikarira kwihutira gufata amafoto no kuyahererekanya na mbere yuko amenye yuko byibura wagize ikibazo yatabawe. Ibi abenshi babyita ubwibone ngo batabura no kwita ubupfayongo, kubera ko icyo yikeneye mu gihe ibyago bibaye ngo akenshi ngo si ukugaragaza ko bibaye, ahubwo icy'ingenzi ni ugutabara ugize ikibazo cyangwa se ndaba utanabishoboye ukamutabariza. Umwanya ushobora gufata uriho wifata izo video cyangwa se ufata ayo mafoto kugira ngo yahererekanye ku mbuga nkoranyambaga ubu wa mbere ubikoze utari n'umunyamakuru wenda ubihemberwa, ngo ni umwanya umuntu ashobora kuriramo ubuzima, kandi ngo icyo cyaba ari icyaha ukoreye kamere kubera yuko utumye ubuzima bw'umuntu butakara kandi hari icyo bagashoboye kumukorera batakwikorera. Ni umunsi wo kongera kwibutsa abantu kugira ubumuntu, ngo buri kanya kose ufashe uri gufasha umuntu uri mu bibazo ngo ari umwanya wo kongera kuzura roho nziza muri wowe. Uyu munsi witiriwe umusamaritani mwiza cyangwa se umusamariya mwiza ni umunsi waturutse ku nkuru y'umugore wapfiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York. Uyu mugore yitwaga Catherine Genovese. Catherine Genovese yapfuye ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1964. Uyu mugore ngiye aza kugira byibura abaturanyi cyangwa se akaza kuboneka umuntu byibura ushobora gutekereza igikorwa cyiza ubuzima bwe bwari kubasha kubaho, kuko ngo abantu bagerageje kumwica bari bamuteye bagiye bagira ibibatenguha bibuza gukora icyo gikorwa inshuro ebyiri, kandi ngo abaturanyi bose barabyumvise kuko ngo yaratakaga, habura n'umwe uhamagara polisi, habura n'umwe unavuga byibura cyangwa se unamwereka ko bari kumwe kugira ngo abicanyi bumve ko hari abantu babamenye. Ngo yagira umuza ko yarahamagaye polisi mu mwanya wose ngo bamaze bari kugereza kumwica inshuro irenze imwe, ngo uyu mugore ngashaka kuba atari gupfa, nyamara ngo ku nshuro gatatu ubwo abishe bagerageza kubikora ngo baje kubigeraho, ahubwo noneho abaturanyi babona kuvuga babona no guhuruza, ariko bahuruza bamaze gutinda biza gutuma uyu mugore atakaza ubuzima. Uyu munsi wahise ku nkuru ye, polisi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abaturage bose bamenye uyu mugore wikoreraga mu kabari, bongera gushishikariza no gutangira amakuru ku gihe no kuzirikana yuko ikibazo umuturanyi wawe wagize nawe ugifite. Uyu mugore urupfu rwe rwashenguye abantu benshi bamenye iby'inkuru ye, ndetse kandi bagaye abaturanyi be, bagaye n'abantu bose bumvise ibyo gutaka kwe hakaba urumuhururiza byibura ngo polisi mutabare. Uyu munsi ni umunsi wo kongera kuzirikana yuko uruhare rwawe rutagarukira mu bushobozi gusa, ushaka uruhare rw'ijambo, ushaka ubuvugizi ukorera undi muntu, ariko ugakora igikorwa cyose kigamije icyiza cy'umuntu no kongera kumusubiza icyizere cy'ubuzima. Uyu munsi ngo ushaka kubutsa abantu yuko hari n'abantu bababaye, ngo ibyo bikorwa rero ukomeza gukora by'ubukorerabushake ufasha abandi ngo byongera kukuramo umutima wa kimuntu, bikazura amarangamutima yawe, ukongera kuba umuntu wagira umumaro, wari uri umuntu kandi w'umusportif ukaba ukunda siporo, cyangwa se ukaba uri umuntu w'umuhanga mu masomo runaka. Ngo hari abantu benshi by'umwihariko b'urubyiruko bakeneye ubwo bumenyi ufite, kuko niba ukora siporo hari abantu benshi b'urubyiruko bari kurwana n'umubyibuho ukabije bagowe byenda kubaviramo indwara. Niba kandi uzumenya bijyanye n'imibare, hari abana benshi uyu munsi batayize neza cyangwa se bakeneye ubufasha muri ibyo bintu. Uramutse ubikoze ku bushake ugatangira gufasha urubyiruko muri ibyo bintu, ubwo nabwo ugaba ari umusamariya bwiza. Uyu munsi ngo nukorera ku ndangagaciro za kimuntu no kongera gutekereza yuko nta wigira umuntu afashwa n'abandi. Hari abantu benshi baba bakeneye ubufasha bwihariye, hari umuntu wenda ufite ubumuga runaka ushobora gutuma atabasha kwambuka umuhanda, ushobora gusunika igare rye ukamugeza hakurya, ukaba bikoze neza, cyangwa se ukaba wamuyobora ukamuvana aho agiye ukamugeza ahandi niba wenda atabasha kuhareba. Ibyo byose ni ibikorwa by'urukundo kandi bitagusaba ikindi kintu icyo ari cyo cyose, bitanagutwarira n'umwanya usibye gusa wa mutima w'ineza, umutima w'ubumuntu. Ikindi kandi unibuza umuntu ujya ukora ibikorwa byiza nk'ibyo uharagira ubwitange bwo kwitangira abandi. Uyu ni umunsi mwiza wo kumushimira ukamwibutsa yuko ibikorwa bye bigenda bihindura isi, bituma hari abantu bagira icyizere cyo kubaho. Umuntu umwe ashimisha buri munsi n'ubuzima ngo abarokoye wenda bwashoboraga kuba bwataye icyizere bwiyahuye, ariko kubera yuko mva atari wenyine, kubera igikorwa cy'uwo muntu ukora agakorwa gato keza we wakwita gato karebe muri iyo mboni, ariko kikaba ari igikorwa kinini kibohora umutima w'ufite ikibazo. Ngo ni ubutwari bukomeye cyane abantu benshi muri iyi minsi y'ikoranabuhanga ndetse n'isi y'umuvuduko babuze. Uyu munsi umuntu ashobora kuba ari buzira inzara ukabamuha icyo kurya uhereye ku muturanyi
wawe kubera ko wenda we wakoze bikagukundira we akaba yarakoze ntibimukundire. Ibyo ntibimugira umunebwe, ntibinamugira umunyabyago kurusha abandi, ahubwo kuba mwaraturanye ngo ni ikintu gikomeye kigomba gutuma wibuka yuko uramutse umufashije ukamugirira neza, wenda ejo nataba we azaba ari umwana we uzaba uri gufasha uwawe. Ngo uyu munsi ni umunsi wo kuzirikana ibikorwa by'urukundo by'umwihariko. Buri munsi kandi kuko ukora ibikorwa byiza uri kuri kurema kamere yo gukomera, kuko akenshi usanga ari ibikorwa nyine bisaba kugira ubwitange cyangwa kugira ibyo wigomwa mu buzima bwawe. Gukomeza wigomwa niko utangira kwiyumvamo agaciro kuko utibereyeho wenyine. Umuntu buri munsi ahora yihugiyeho, yitekerezaho, yumva yibereyeho. Ubuzima nabwo buramubana butoya, agora buri munsi abona hari ibyo abura, hari ibyo atageraho. Ariko umuntu witangira abandi ngo n'ibyo byaba byanze aba yumva buri munsi agomba kubaho kugira ngo abandi bose ajye afasha nabo babashe kubaho. Tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka, umunsi w'umusamaritani mwiza, ni umunsi wo gusa n'uwibagiwe ugatekereza no ku bandi. Mugire umunsi mwiza.